Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri channel yacu. Twabaye ngombwa ko tuyihindura izina riva kuri Mask 447 cyangwa se Mask 447 turishyira ku Rumuri. Ku Murinzi, ntabwo ari Urumuri, twarishyize ku Murinzi. Uyu munsi rero ikiganiro kiriharira cyane cyane ku mpfu zitunguranye turi kubona muri iyi minsi. Izo mpfu zitunguranye ntabwo ziri ahantu hamwe gusa, ziri ku isi hose, ariko by'umwihariko zikaba ziboneka cyane ahantu hose ku isi bafashe uturemangingo cyangwa se ibyo muri video zanjye z'ubushize nagiye nita inyicamubiri karahabutaka. Izo nyicamubiri karahabutaka rero zikaba zifite ikirungo bita spike protein, zikaba zifite ubwoko bw'udukoko cyangwa se virusi bita semi-virus cyangwa se semi-viruses fori cyangwa se udukoko twa 40 udukoko twa virusi twa 40, zikaba zifite icyitwa udukoko twa 32 LC32. Utwo dukoko twa 32 nakunze kutuvugaho cyane kuko tuva mu biremwa biva muri Mars cyangwa se ku mugabane wa Mars. Ntabwo rero ari udukoko navuga ko cyangwa se ari ibiremwa navuga ko bikomoka ku mugabane wacu. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo byavuyemo, noneho hakiyongeramo na messenger ribonucleic acid, babivangamo muri ziriya nkingo bise mRNA zakozwe n'uruganda rwa Pfizer na Spikevax ari rwo ruganda rukora izo bita Moderna rukorera mu gihugu cya Amerika. Pfizer ikaba ikorera mu gihugu cy'Ubudage. Izo akaba ari zo nkingo navuga ko ziteje akaga kurusha izindi nkingo zose abantu batewe cyangwa se uturemangingo nyinjiramubiri, inyicamubiri karahabutaka abantu batewe. Navuga ko ziteje akaga uretse ko n'izindi zitaboroheye, cyane cyane izo bise J&J n'izindi bise AstraZeneca. Zikaba rero ari ibibazo ku bibazo, impfu ku mpfu. Impfu ziriyongera cyane 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 mu bihugu by'i Burayi, aho usanga ubusanzwe bafite ikibazo cy'abasaza kurusha abasore, noneho n'imbyaro zikaba ari nkeya. Aho navuga mu gihugu nk'Ubudage, navuga mu gihugu cy'Ubufaransa, navuga mu gihugu cya Sweden cyangwa se igihugu cya Denmark, navuga mu gihugu cya Iceland, navuga mu gihugu cya Norway n'ibindi byinshi bihugu by'i Burayi byagiye bikoresha cyane utwo turemangingo, izo nyicamubiri karahabutaka cyangwa se utwo twinjiramubiri mvamigabane. Impamvu ngarutse rero, nabonye abantu batitabira ibintu by'ubwenge bishobora kugira icyo bibigisha, bishobora kugira icyo bibungura mu buzima cyangwa bikabagirira akamaro,
kubera ko imbuga nkoranyambaga zuzuyeho abantu benshi, navuga ko babashyiraho kugira ngo bayobye urubyiruko ubwonko, urubyiruko rureke kwitekerereza. Ahandi hakaba huzuyeho abantu biyita abashaka ubuyobozi cyangwa abarwanya igice kanaka, ariko nabo ugasanga mu byo baba bavuga haba harimo ibinyoma byinshi. Ugasanga rero impande zose kubwiza abantu ukuri biragorana. Iyi shene yacu rero tuzajya tugerageza kubwiza abantu ukuri, cyane cyane mu byerekeranye n'umubiri w'umuntu, mu byerekeranye n'imiti, mu byerekeranye n'ubuvuzi. Niwo mwihariko w'iyi channel yacu cyangwa se iyi shene yacu, niwo mwihariko wayo. Mu bihe byashize rero tumaze igihe tubona impfu nyinshi zitunguranye, abantu bajya kuryama ntibabyuke, abagore babyara abana bagahita bapfa, abagore bashaka urubyaro bakarubura. Wareba ku mibare y'impfu zo mu gihe cy'umwaka, icyo nakwita mortality rate, cyangwa se wareba ku mubare z'abavuka, ni ukuvuga ngo death rate, ugasanga abapfa ni benshi kurusha abavuka. Noneho ukabona ko aho kugira ngo igipimo cy'abantu kizamuke, ahubwo igipimo cy'abantu kigenda kigabanuka. Akaba ari amakuru ku bumva ururimi rwaba ari urw'icyongereza cyangwa igifaransa, amakuru umuntu wese ashobora gusanga kuri Google. Ushobora kureba igihugu ushaka, noneho ukareba bafashe uturemangingo tungana iki, ese abapfa bangana gute, abavuka bangana gute. Gusa hari ibihugu bimwe na bimwe umuntu azasanga ni nk'aho abavuka ari benshi, ariko ugasanga n'ubundi ibyo bihugu abo bantu ntabwo ari ba nyiri icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo nka Canada ifata abantu benshi buri mwaka, noneho abo bantu rero ibabara mu baturage babo, ariko bitavuga ko abakanada b'umwimerere babyara cyangwa se biyongera. Abakanada b'umwimerere baragabanuka mu buryo bwo hejuru. Abadage ba kavukire ba gakondo yaho baragabanutse mu buryo bwo hejuru. Abanyayisiraheli bamaze kwicwa n'uturemangingo mvamigabane, kuko Isiraheli iri mu gihugu cyihutishije gufata uturemangingo mvamigabane, nibo benshi cyane. Abicwa n'intambara ni bake kurusha abicwa n'uturemangingo mvamigabane, ni bake kurusha abaryama babyuka. No mu gihugu cyacu rero byatangiye, impfu ziri kwiyongera. Niho rero ikibazo kiri. Turimo dutangiye kubona ab'inzego z'umutekano bari bafitiye akamaro kanini igihugu. Turi kubona ababaye abayobozi bapfa impfu zitunguranye. Abadasobanukiwe cyangwa se abadashaka gukora ubushakashatsi bihutira kuvuga ko ari amarozi, ariko impfu zitunguranye mu bihugu byafashe uturemangingo mvamigabane ntabwo ari amarozi. Ntabwo ari amarozi. Twakunze kubisubiramo dusobanura spike protein, icyo ikora ku mwijima, icyo ikora ku mpyiko, icyo ikora ku tunyamashami tw'ubwonko, cyangwa se icyo kirungo bavangavanze bakinjiza mu mubiri biciye mu rushinge, uburyo cyangiza umwijima, uburyo cyangiza inyama 10 z'umubiri. Ibyo twarabibonye. Twabonye uburyo
ibibyimba n'ubushe bigenda bikwirakwira umubiri. Twabonye uburyo icyo cyiswe IgG4 cyangwa se immunoglobulin 4 cyangiza umubiri, by'umwihariko IgG4 ikaba ari n'ikintu tuzakomeza gutindaho mu mavideo yacu, kubera ko kuva abantu bafata uturemangingo mvamigabane IgG4 iyo bisuzumishije cyangwa babasuzumye basanga zikomeza zizunguruka mu mubiri, kandi uko zizunguruka niko zikora ibibyimba mu nyama 10 z'umubiri, ni nako zizana ubushye. Zikaba ari ziri rero mu gituma haza n'ubwoko bw'ama-cancers cyangwa se cancer zitwa turbo cancer cyangwa hyperprogressive cancers, cyangwa se icyo navuga kanseri ariko zifite umuvuduko. Hakaza indwara zifite umuvuduko, diyabete yaza ikaza yirukanka, iri hyperprogressive, ifite umuvuduko wo hejuru, yiruka cyane. Hakaza ubwoko bw'ama-cancers cyangwa se kanseri abantu bashobora kurwara, noneho baburwara ntibanamenye ko baburwaye kugeza igihe barinze babura ubuzima. Ibyo rero ni ibintu tugomba guhora tugarukaho, ariko tukaba dusaba abatureba gukora subscribe cyangwa se gukora icyo nakwita s'abonner en français, kugira ngo abantu bakomeze bivure. Video muzisangize, nimba uyifite uyisangize abantu 10, kuko sinibaza igihugu kidafite abayobozi uko cyaba kimeze. Turi kubura generals batanzweho navuga ngo investment, cyangwa se batanzweho bigishijwe, bafitiye akamaro igihugu. Turi kubura abayobozi mu nzego zitandukanye, kuko twibukiranyije abayobozi nibo bihereyeho bakoresha utwo turemangingo mvamigabane cyangwa inyicamubiri karabutaka. Rero ni byiza gusangiza izi video, hakabaho icyo nakwita awareness yo kugira ngo abantu biyiteho. Nimba hari utarapfusha umuntu urupfu rutunguranye mu muryango, ariko mwitegure, ziraje kandi zije ku bwinshi. Uyu munsi rero turavuga ku cyo nise detox y'inyama z'umubiri. Detox y'inyama z'umubiri, hari iyo bita chayote. Ntiturayivugaho cyane, ariko chayote iri mu mboga zirwanya ubwoko bwose bw'ama-cancers. Zirwanya diyabete, zirwanya umuvuduko w'amaraso. By'umwihariko chayote ikaba ishobora gutuma ubushye bw'inyama y'umutima ivaho, ya ndwara twise myocarditis, cyangwa se inshyushyamutima, cyangwa se iyo twise pericarditis, cyangwa se gushya kw'agahu k'inyama y'umutima. Chayote ishobora kugabanya ubwo bushye buba buri mu mubiri. Chayote rero wakora iki? Chayote wayivanga na karoti y'umweru. Karoti y'umweru twayibonyeho, twayivuzeho cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ukora
juice ukayivanga na karoti y'umweru, twayivuzeho mu magufa, twayivuzeho ku mpyiko, twayivuzeho ku bwonko, twayivuzeho mu kuvura ubuhumekero, kuvura mu nda. Ni byiza rero ko abantu bamenya ko Imana yawe yakoze imiti mu byo dufite. Iyo miti ikaba ishobora kuvanamo ikintu cyose binjije mu mubiri kitagombye kuba kiri mu mubiri w'umuntu. Iyi ni indimu irafasha cyane kuvana ubushye mu nyama z'umwijima, kuko aba bantu bari gupfa bitunguranye, abenshi inyama y'umwijima igenda yangirika. Inyama y'umwijima urebye iri mu nyama zihura n'akaga. Murakoze rero, ibisigaye tuzabisobanura neza mu kiganiro cyacu gikurikiyeho, dusobanura ibya IgG4. Mwibuke gukora juice, muvane imyanda mu mubiri wanyu. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata.